duheruka nyirakuru wa Honorine amuza kujya kwipimisha nk'umugore utwite. Honorine se yarabyemeye. Hagati aho kwa Filipo mu ngamba zo kunoza ubucuruzi bw'ibikomoka ku matungo. N'urunana. Cyore Pote Karame, uzi ko ntunguwe? utunguwe n'iki se Fili? Ahubwo ubu nari narakaye. Urakazwa n'iki? Uzi ko nagize ngo wari wagiye ku kazi utansezeye we? Ahubwo se kutagiye ku kazi, ahubwo nkaba mbona uri mu kiraro cy'inkoko. Ndimo kuhakora amasuku nkuramo n'aya magi zateye. Ubwo uzi ko hakererewe akazi? Reka da, uyu munsi sinjya ku kazi. Wiki? Uyu munsi ni umunsi wanjye wo kuruhuka Fili. Nibyo? Okay, niba ari byo ngwino none twisubiriye mu buriri nta kibazo. Yego man. Gushaka se ko dusubira kuryama hari inshingano ntujuje koko. Reka nazo tujuje nabikubwiye nikinira rwose. Gusa nimbabaye mbonye ntari kukubona nkagira ngo rwose wigire ku kazi tutavuganye. Ni iki wifuza ko tuvugana? Nyine ni ikibazo mfite kuri wa mushinga wacu wo kubaka busheri. Wawugezeho ikihe kibazo kindi se? Narabizi ko nakubwiye ko nshaka kugira busheri rwose kandi yubatse mu buryo bwubahirije amabwiriza agenga busheri. Yego ndabizi. None se ikibazo ni ikihe sheri? Kugira ngo bishoboke rero ngomba gufata inguzanyo muri banki. Yego. Ikibazo rero nuko ngomba gutanga ingwate ngo bampe inguzanyo. Kandi pe natekereje ubona ntacyo dufite rwose natangaho ingwate. Uzi ko ari ikibazo koko? Se urabona uyu mushinga wacu ugishobotse? Ahubwo se waretse nge nkajya gusaba avance sur salaire. Ahubwo ko inguzanyo ku mushahara. Ahubwo ko kantu wese ko ari byo. Ndumva ari cyo gisubizo cyonyine dusigaranye. Ahubwo we reka ibyo urimo rwose tujya kuri banki. Oya Fili reka mbanze nkora amasuku muri iki kiraro cy'inkoko da. Ariko rero urangiza uhita ujyayo sibyo? Mama, ubu nashoboye pe. Niki cyatumye ushoberwa Karime? Wahuye n'ikihe kibazo kandi? Ariko se mama ubu ngire nte koko? Ariko se Karime, yego ndabona ko ushobora kuba ufite ikibazo, ariko se navuga iki kutambwira ikibazo ufite uko giteye? Hari ibibazo wagiranye n'umugore wawe Honorine se? Birasa nkabyo. Ngo birasa nkabyo? Birasa nkabyo mama. Niba mbyumva neza se uravuga ko wagiranye ikibazo n'umugore wawe? Gusa nyine sinamurenganya. None se niba utamurenganya ubwo ni wowe wamusagariye rero? Reka ta. Nje ndarengana karemera rwose. Mwatonganye se? Oya. Yagusuzuguye se? Oya. Umva rero none se ikintu gituma uvuga ko washobewe n'igiki? Kandi warangiza ukavuga ko udafitanye ikibazo n'umugore wawe Karime? Nakoreka mbyihorere mama. Reka mbyihorere rwose. Ariko si byo wihora n'ibiki koko? Reka mbyihorere kubivuga. Ikibazo kirahari cyangwa ntigihari? Kirahari. None se ko nkubaza ibyo nkeka byose ko ari ikibazo mufitanye ukabihakana, ubwo namenya ari ibiki koko? Bivuge ikibyimbye kimeneke Karime. Bivuge se nyine. Urashaka kumuhishira se? Umuhishira kubera iki? Cyangwa Karime? Wamenye ko inda ya Honorine atwita atari yawe. Bimbwire neza. Reka rwose sicyo kibazo mama. Honorine ndatwite rwose ni yanjye. None se kutambwira icyaguteye gushoberwa namenya nkora iki kandi? Ariko reka mbivuge wa mugani ikibyimbye kimeneke. Ngaho mbwira ngo uteze amatwi. Ubundi urumva natuza umbwira ko hari ikibazo ufitanye n'umugore wawe koko? Ariko rero nubwo tutabyumvikanaho hari urimo kubimutera rwose. Ibiki rero? Ariko mama ndakumva. Ubwo ibintu nyirakuru wa Honorine yadukoreye ejo. Uriya mukecuru rwose yarambabaje. Gahore gutubwo. Ariko tekereza rwose umukecuru wagize atya agafata Honorine akamucengezamo imyumvire rwose ihabanye n'ibyo ngiwe na Honorine twari twaramaze kumvikanaho mama. Nibiki mwari mwarumvikanye hose akaba yabihinduye? Nje na Honorine se nitwari twaramaze kumvikana kandi tukemeranya ko rwose tugomba kubahiriza amabwiriza ya muganga yose ajyanye kwita ku buzima bw'umubyeyi n'ubwo umwana twite. None rero uwo mukecuru mukandekezi yagiye amucengezamo rwose ibintu kandi Honorine dawe yabyemeye. Ibikisi?
uzi ko yamubujije kujya ku kigo nderabuzima kwikingiza urukingo rwa tetanusi, akaba yanamaze rwose kumwumvisha ko atagomba kuzabyarira no kwa muganga. nibyo ariko ngo nibyo rwose. mama, ni wowe numva nawe uvuga ibintu nk'ibyo koko? ya papa uzi ko nari nagize ngo ni n'ikindi kibazo. none icyo si ikibazo. ikibazo kisi ikibazo kirimo ni ikihe Kareme? nari nashoboye ariko noneho ndanumiwe pe. subira iwawe rero ndeke nikorera isuku. mama, nawe urabishyigikiye koko? ndabishyigikiye rwose. Honorine ntaho agomba kujya, agomba kubyarira mu rugo. iye azabyarira mu rugo kandi igihe ubwanjye nzamwibyariza. noneho biranyobeye pe. bikuyobera ibiki ariko? ngo Honorine agomba kubyarira mu rugo? agomba kubyarira mu rugo rwose. yitabweho nande? abagore nabyarije hano i Nyarurembo se ni bake? ntibabyaye se n'abo bana babo si abagabo ubu ntibabyiruye? ubwo kumva bizakunda? bizakunda nyine, bidakunda ariko noneho ndumiwe pe. mva niba waruje kumbwira ngo niyame mukandekeza uwo rero ntabyo nkora. ubu se ndabigira nteko ku mana yanjye. uragira ngo rero ngo niteranye n'uriya mukecuru? Gerere we, ariko si ubwo baje tukajya mu mirimo rwose Kankwa. nyihanganira mbanze mvugane n'uriya mwana bishoboka. Gerere wa mwana we. Karame mama. ariko se wa mukobwa we, igihe naguhamagariye ntiwumvaga? Mbabarira sinari numvisha mama. ngaho mubwira ibyo umubwira tugende rwose Kankwa, dore twakererewe. Gerere, Karame. dore turagiye, ndagira ngo ngusigire imirimo usigara ukora. uranyumva? None se ubwo kandi atangiye kujya impaka. dore ugume ku rugo kandi ukora isuku, sange wakubuye wahakesheje. none se mama ko nashakaga ko ceceka ngaho ubanze wumva ibyo nkubwira. amatungo ntabura ubwatsi, uze kujya gukura ibijumba dusange watetse, urumva? ariko se Kankwa, ko numva utari kumutega amatwi ngo wumve n'icyo ashaka kukubwira, ahubwo ukaba ukomeza kumuha imirimo no kumutoteza. yaba afite ikibazo rwose cyatuma atayikora ubwo ngubwo wabigenza ute? ikibazo kisi hari ubwo arwaye, urabuzwa n'iki kuyikora mukobwa? nyine nanjye nagira ngo mbabwire gahunda nari mfite uyu munsi mama. wari ufite iyihe gahunda? nashakaga kujya kugurisha amagi yanjye, ubundi amafaranga nkaza kuyajyana kuri banki. ibyo bikora urangije ibyo nakubwiye. hanyuma se ko nashaka kuza kujya kureba umwana twigana ngo anize igitabo nshaka gusoma. hanyuma urugo rusige honde? hari ubwo ninda se, kandi icyo gitabo ndagikeneye. ndakubwiye ngo uyu munsi ntuve hano, hari imirimo myinshi yo gukora. ariko se Kankwa, ubwo urumva ibyo umwana akubwira bidakenewe koko? ndabikeneye. Kamanzi bareka mubwire. kumbwira iki? reka umwana abona umwanya rwose wo kujya muri izo gahunda ze, hanyuma nawe ibintu ze ratakire. Karame. uze kugenda rwose sha. ugurisha ayo magi ujye no gutira icyo gitabo, gusa arakuburiza iki? urakoze papa. sheri bimeze bite? hano kuri butike abakiriya barimo kuboneka se? ni buhoro buhoro bude. ariko se ko mbona ntacyo uvuga. sesi nkubwiye ko barimo kuboneka buhoro buhoro, hari ikibazo? ibyo nibyo nkeneye kumbwira muri aka kanya. si icyo warumbajije ra? ariko wagira ngo nta nubwo urimo kumbona. kungu iki? ndabuzwa n'iki se kukubona? none se kuki ntacyo bivugaho ko wicecekeye? none se niba icyo ushaka ko mvugaho? niba ari aho wari wagiye afite amatsiko nyine, ntegereje kumbwira ko niba kuri banki inguzanyo ku mushahara bayikwemereye. ntabwo ari ibyo nshaka kumbwira yewe. hanyuma se ntabwo wagiyeyo? niho mvuye rwose. none se ko atari cyo ushaka ko nkubwira, byagenze bite? ibyo turaba tubivugaho yewe, banza umbwira uko bibona. ibiki ariko kutambwira ni ibiki? ubu se urashaka kumbwira ko utabonye ko navuye muri saro koko? ubwo ntubona isokozo bansokoje? gusa ubwo ngubwo ikintu cyo bashaka kumvugaho rero.
yego nyine Mana we. none se ko abandi nagiye mpura nabo bambwira ko nsa neza kubera insokozo nshya kuki wowe utabibona koko Basi mbabarira kubibona ko ufite isokozo nshya rwose kandi usa neza inakubereye pe nabibonye sinakubeshye. hanyuma uricecekera Ariko rero rwose narize ko nza kubikubwira ntugire ikibazo. hari kubimbwira ryari Mbabarira basi sibyo mbabarira rwose. umenye ko mbabaje kuba utagize icyo umbwira ku nsokozo yanjye Ariko se ntabwo nagusabye imbabazi sheri. ndakubabariye ariko ntuzabyongere Kuri sinzabyongera pe. Ngaho mbwira rero ko byagenze kuri banki se byagenze gute? sha hari icyizere Inguzanyo ku mushahara se bazayiguha? hari icyizere rwose ibyangombwa bisabwa byose namaze kubitanga banabyakiriye bambwiye ko bagiye kubisuzuma ubundi bakazampa igisubizo Bana we ubuse bayiguhaye koko. Umushinga wo kubaka busheri rwose twawushyira mu bikorwa. reka dutegereze turebe Ubwo ni ugutegereza igihe kingana gute? biteze ni byiza umeze neza se yego tujyane se hehe aho ugiye ntabwo ngiye kure ni hano hafi nyine ngwino wurire igare mpakugeze ndurira igare se hari amafaranga mfite yo kukwishyura wa munyonzi we humura se nkwishyuza mukobwa mwiza ni rifite ingwanda ubona twerekeza mu cyerekezo kimwe oya kandi nkubwira ko ari rifite ingwanda ari bukwishyuze we koko se ntunyishyuza humura se nkwishyuza mwana ngaho njyana hurira tugende rwose tugende urakoze wumva se atari sawa aho ugiye kuhagera vuba urakoze ubundi se ugiye he mwana hariya ku gasantere ngiye kugurisha amagi nta nubwo nari namenye ko ibyo ufite ari amagi reka ahubwo noneho ngende buhoro utamena amagi da yego witwa nde se mwana kerere ufite n'akazina keza di kise kutambajije iryanjye ntabwo wifuza kurimenya cyangwa urarizi harya tuvuye ku gasantere kugura umunyonori yo ni amahirwe ngize turahuye rwose wari unyeneye se mujyana ahubwo nari mfite gahunda yo kurara ngeze iwawe nibyo kuyihe gahunda ze niko ye karame byakugendekeye biti ibikize ko ntakubonye mu babyeyi baje ku kigo nderabuzima uyu munsi kwikingiza tetanusi ntabwo naje kurwiteza kubera icyo nori hari impamvu zatumye ntajya kurwiteza ngo iki izihe mpamvu gusa si ubushake bwanjye honori byakugendekeye gute kutambwira se ntabwo nzaza no kurwiteza yewe ngo iki ibyo uvuga ni ibicyo nori none se ko nanjye atari njye ngo si wowe ko ntabyumvara ni iki kikubuza kwikingiza tetanusi nk'umugore utwite koko nori none se ko nyogokuru na mabukwe bambujije ntibishoboka ye nibyo kandi banambwiye ko ntagomba kuzabyarira kwa muganga ngo iki sinemera ko ibyo umbwiye ari ukuri ugomba kuba urimo kwikinira nori uravugisha ukuri Anose yatagiye gukemura ati iki kibazo ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya Aurora Wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'Ishema Program mukayikurikira kuri Radio Disc kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.